mushumba namuteguriye impano y'igitabo. Haleluya. Amen. Ni igitabo nje ubwanje nanditse kirimo ubutumwa bwiza, ndatekereza ko nawe kizamunezeza kandi kizamufasha ubutumwa bwiza. Igitabo rero kirimo na envelope ni ikarita kugira ngo nagere i Kigali azibuke kumpamagara. Shimwe cyane. Kurikije titre ya kurikije umutwe wacyo icyo uvuga cyangwa se ingingo yayo nkuru birimo ni cyiza cyane. Tuvuga ngo ndashaka kumenya ubushake bw'Imana mu buzima bwanjye. Kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ubushake ubumenye yibwira ko yagishyize no mu Kinyarwanda cyangwa se mu Giswahili, ururimi rwose wumva uzagisomemo, yibwira ko kizagufasha nk'uko nanjye umutwe wacyo ubwawe uramfashije. Abandi bawe umugisha kandi ngo umugisha bishimiye n'izigamwa mu mpaye. Haleluya. Impano nanone nayiteguriye umushumba Bizimana Ignace, yambere umushumba igihe kirekire kandi hejuru y'ubushumba akaba ari n'inshuti yanjye magara. Reka rero nawe yegere hafi. Naho muri envelope irashizemo n'agakarita nagera mu rugo kuranga aze kumpamagara, aze kumbwira ngo cya gitabo natangiye kugisoma kandi kiraryoshe. Haleluya. Amen. Ntabwo ari bo gusa nateganije ko reka dufate ndakoresha abakozi b'Imana bari hano bazenguruke babahereze kuri ibi bitabo. Haleluya. Ni bikeya ariko ubutaha tuzabahereza byinshi. Biri mu ndimi z'amahanga ariko ndatekereza ko munarimo abanyeshuri barimo abanyeshuri biga secondaire bari bazamure hejuru. Okay. Mudufashe gutanga ibitabo. Abaza mu biganza abanyeshuri abariho duhereza bakomeza bazamure. Verso z'ikinyarwanda niziboneka mwese tuzabahereza duturutse ruhande. Abayifashe babizamure hejuru.
mubizunguza mugaragaza umunezero mwishimye. Imana ibamugisha.